uyu munsi tugiye kuganira ku kintu kivuze kunyorohera kuganiraho. Nta nubwo nigeze nagitegura, ndi muri studio ndavuga ni kubera iki ntaganiza abantu nkababwira approach nkoresha. Hari abantu bavuga bati harya ubundi iyo umuntu aje kuganiza muganira iki, ni gute umufasha, ni gute umuntu yaza afite agahinda kenshi warangiza ukamufasha agataha atababaye cyangwa se agataha kagabanutse. Uyu munsi turi kuganira kuri approach yitwa CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Ni ukuvuga ngo ni ubwoko bwifashishwa mu kuvura ibibazo bijyanye n'imitekerereze, bwo n'amarangamutima, kwa kuntu umuntu aba atishimye, ababaye, cyangwa se imyitwarire runaka, kwa kuntu ashobora kuba afite ibibazo byo gusinzira cyangwa se afite ibibazo byo kureka ikintu runaka byamunaniye, n'ibibazo bya stress. Umuntu ashobora kuba afite headaches, umutwe kubabara. Ntuza ino approach ikora ahantu henshi kandi igafasha ku bibazo bigiye bitandukanye. Approach mfite nubwo CBT ugiye gusoma kuri internet wabona ahantu henshi, ariko njye approach nkoresha ni yitwa Team CBT. Na approach yavumbuwe n'umuganga wo muri Amerika witwa David Burns. Ubwo we uburyo yabikoze, yafashe amatekinike yose akora kurusha izindi zose, ayateranyiriza hamwe ati aya ngaya niyo ngiye nzayambwira abantu ngo bakoreshe. Ngira amahirwe iza approach nanjye ndazibonye. Ikintu gitangaje nuko ina approach natangiye kuyiga hashize imyaka 10. Nta nubwo nagatangiye kaminuza icyo gihe, kwa kundi ntangiye mfite inyota yo gusoma, nanjye mfite ibibazo bigiye bitandukanye nshaka gukemura. Hanyuma nsoma kuri internet bati iki gitabo nicyo kintu nicyo gitabo cya mbere mu by'ukuri cyagufasha. Icyo gitabo cyitwa Feeling Good. Nicyo gitabo cyatangiye kunyigisha, wow, uzi ko ushobora gusoma igitabo warangiza warurakaye bikarangira utakirakaye, kubera yuko gifite ama strategy akora gihe mu gihe gito gishoboka. Ubwo rero uyu munsi muri no video ndashobora gusobanurire CBT cyangwa se no technique yitwa Cognitive Behavioral Therapy. Nubwo ndaza kwibanda ku iyo ngiye nkoresha, ni gute nyikoresha, ni gute nyifashisha mu buzima bwanjye bwa buri munsi igihe mfasha abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye. No mu mahugurwa ntanga ushobora kura muri description arimo ku bibazo bijya emotions, bya stress. Hari ubwo mbona yuko ari zo matekinike nkeneye kwifashisha. Ubundi kugira ngo banze wumve ino tekinike bisaba kugira ngo usobanukirwe uburyo emotions zikora, kuko ino tekinike ahanini yatangiye kuza kugira ngo ya address cyangwa se ifasha abantu bafite ibibazo bijyanye n'amarangamutima, agahinda, kurakara, umujinya, kumva wicira urubanza, kumva wihebye, kumva ufite ubwoba, kumva ufite icyizere, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kugira ngo usobanukirwe uburyo ino tekinike ikora CBT, kumba gusobanukirwa ese amarangamutima aterwa n'iki. Hanyuma muri CBT twizera yuko ahanini ikintu kiyatera ntabwo ari ibintu byabaye, ntabwo ari ko umuntu yagututse, ntabwo umuntu yagize gute, ahubwo ni ibintu bijyanye n'imitekerereze yacu. Buriya nkunze gutanga urugero, umuntu ashobora kuba nicaye muri bisi, hanyuma nkabona umuntu arankandagiye, nkahita ndakara, umujinya ukanyica. Hanyuma nahindukira nkasanga umuntu wankandagiye ntabwo afite amaso. Niba uno muntu ushobora kuba ari kugenda kore yuko atakurebaga, afite ikibazo cyo kutabona, ugasanga aragukandagiye. Mu by'ukuri wamujinya uhitushira kubera yuko uburyo ntekereza byahindutse. Mbere natekerezaga yuko umuntu ikintu nkori yari kibi, wenda yanagishakaga, ariko ntangira kugira imwe ndavuga ni uno muntu mu by'ukuri ibintu yakoze ntabwo yabishakaga. So urwo n'urugero ushaka kwereka yuko akenshi amarangamutima tugira aba yaturutse ku buryo ubwonko bwacu bwabonye ikintu, uburyo dutekereza. Akenshi nshobora kuguha n'ingero, iyo umuntu ababaye nuko ashobora gutekereza ati natsinzwe, kuba natsinzwe mu by'ukuri nta kintu nzageraho. Izo ni ingero z'ibitekerezo zishobora gutuma amarangamutima abaho. Nubwo kugira ngo ibyo bitekerezo bize nabwo hari ibindi bintu bishobora kuba byabitera, ariko icy'ingenzi nuko ibitekerezo ari byatumye amarangamutima mu by'ukuri abaho. Ubwo rero iyo turi muri ino therapy cyangwa se uko kuvura twifashishije iyi CBT, Cognitive Behavioral Therapy, dukora ibintu bivuze gutuma utekereza ibintu biratuma ugira amarangamutima wifuza. Niba ufite agahinda, dukora imyitozo iri buze kugufasha kumenya ese nihe bintu bishobora kuba biri mu ntekerezo zanjye bigira uruhare mu kugira akagahinda. Niba ari umujinya, ese nihe bintu bishobora kuba byagizemo uruhare natekereje bikaba byatuma uyu mujinya urushaho kubaho. Nubwo akenshi
izi steps cyangwa se inzira bicamo kugira ngo iyi myitozo tuyikore, hari igihe ziba ari inzira zikomeye kuko abantu benshi ntabwo ari ibintu biza muri ako kanya. So akenshi iyo umuntu aje afite ikibazo tuvuge cy'ubwoba n'urugero, intambwe ya mbere akenshi iba ari iyo gutangira gukora imyitozo ituma umuntu arushaho kumenya ese ubwoba buterwa n'iki, ese nibihe bibutrigaringa, ese iyo buhari nibihe bintu umuntu abatekereza, ese ni ukubera icyo umuntu abatinya icyo kintu atinya. Tuvuge niba gutinya public speaking, mba ntinya yuko abantu bari buze kunseka, urumva ni ikintu umuntu abatekereza, mba ntinya yuko bize kugenda gutya, ese niki kiba cyarabiteye. Umunsi umwe naravuze abantu baranseka, kuva icyo gihe buri gihe ngira ubwoba bukabije. Urumva ni emotions uri kugerageza kuzi-explore kugira ngo uzisobanukirwe, biguha amakuru ushobora kwifashisha kuri step ziri uzakurikiraho. Ariko nanone step ya mbere nanone ibigomba kubaho ni step yo kwiga gutangira kwa accepting emotions cyangwa se gukunda amarangamutima ukayakira ku buryo wumva yakunze, kubera yuko amarangamutima kenshi hari icyo abamaze. Ibintu byose bitubaho hari ikintu babimaze. N'abafite amarangamutima y'ubwoba turabizi neza yuko ubwoba hari ikintu bushobora kumara, bushobora gutuma witegura cyane, bushobora gutuma wirinda ikintu. Hari ikintu Imana iba yarashiriyeho ubwoba, kuvuga ngo hari ibintu byinshi biba bifite icyo bimaze bituruka ku marangamutima runaka umuntu yagize. So iyo ugenda ubitekerezaho urushaho gukunda amarangamutima yawe. Kuvuga ngo muri step ya mbere, usibye kurushaho gusobanukirwa amarangamutima ufite cyangwa se ikibazo ufite icyo ari cyo, ugomba no kumenya, kwiga, gutangira kuyakunda, kuyareba mu bundi buryo. Iyo ikaba ari iyo step ya mbere iyo umuntu aje afite ikibazo cy'amarangamutima aba agomba kunyuramo. Indi step noneho ni ikintu kijyanye noneho no kwiga gupima amarangamutima cyangwa se kugira ngo uzabashe kumenya uti nyagira kuri urugero, nshaka ko agera kuri urugero. Bisaba ngo utangire kwiga no kwisuzuma, ukavuga uti rimwe na rimwe mfite agahinda kaba ari kenshi cyane, kaba karinganiye, kaba kari muri munsi ya 50. Ibi ni ibintu bituma biforce umuntu kugira self awareness, kubera yuko buri gihe ndakaye ntabwo mba ndakaye 100%. So iyo ni step nayo ibigomba kubaho, no gushobora kuza muri step za mbere cyangwa se ikaba no hagati ndetse no mu gusoza, ku buryo bigenda birushaho kubaho. Indi step baho noneho ni ikintu kijyanye na psycho education cyangwa se kugira amakuru ahagije ku icyo kintu. Ukavuga uti ese umujinya ubundi uturuka kuki, ese ni gute ibitekerezo bishobora gutuma umuntu agira amarangamutima runaka, ese ni gute ibyo bitekerezo bibaho. Uko usobanukirwa ku bitekerezo bibaho niko urushaho kumenya n'ukuri wabireka cyangwa se waca ku kaguzi ibyo bitekerezo bicamo kugira ngo bitera amarangamutima. Nshobora kuguha urugero, hari nk'umwitozo nkunze gutanga wo kwigisha abantu system abantu dukoresha dutekereza ariko zigatera amarangamutima. Urugero, hari nk'abantu umuntu asanga atekereza mu buryo bwo kugeneralizinga cyangwa se ikintu kimwe kikaba hanyuma ubwonko bwacu bugahita bukigira kinini. Urugero, niba nkoze ikizame kikananira, umuntu agahita avuga ati ibizame byose bizananira kubera ko ikizame kimwe cyansinze. Iyo ni ubwoko bw'imitekerereze abantu benshi tukunze kugira ariko bishobora gutuma abantu, urugero, ababara cyangwa se yumva ko ibintu byose byacitse cyangwa se agira ubwoba bitewe n'ikintu ya generalizinze. So hari umwitozo njya nkunda gutanga nkigisha umuntu imitekerereze yose ikunze kubaho ikaba yatuma amarangamutima runaka akunze kuza. Akenshi iyo nkimara kwigisha aya matekinike usanga umuntu ahise yisobanukirwa ati impamvu ngira ubwoba mba natekereje gutya, impamvu ngira agahinda mba natekereje gutya, impamvu biriya bintu mbitinya mba natekereje gutya. Ugasanga nta n'umwitozo wamuhaye wo gukora, ni education gusa cyangwa se n'ubumenyi wamuhaye gusa bimufashije gukemura ikibazo yari afite.
hanyuma indi step ikunze kuba yanyuma noneho ni ugukora imyitozo nyirizina ibigomba gufasha guhindura ya mitekerereze. Aha niho hazamo imyitozo igitandukanye ariko biterwa n'ikibazo umuntu afite. Kwa kundi bakubwira bati niba ubona yuko abantu bari buguseke dukeneye guhindura ibyo bintu, uburyo bwiza bwo kubihindura ni ukugenda tugakora imyitozo wo kuvuga imbere y'abantu ku buryo niba duseka bitari buze kuba ikibazo, kuko akenshi umuntu avuga ati baranseka, abavuga ati nibanseka biratera iki n'iki, hanyuma nibanseka bizatuma ibi n'ibi bitabaho. Hanyuma ugasanga ukoze umwitozo witwa exposure wo kugenda ugakora ikintu utinya kugeza igihe urabonera yuko niba guseka mu by'ukuri ntacyo bize kugutwara. Akenshi birangira nta n'umuntu ugusetse. Cyangwa se ugasanga ukoze undi mwitozo wo guhindura ibitekerezo. Hari ukuntu kubera za steps zabanje bo wamenye ibitekerezo bikunze kugiramo uruhare, ukiga none uko wabisimbuza ibindi. Hari ibitekerezo biba byicaye mu ntekerezo zacu hasi ku buryo no kubihindura bigorana, ariko iyo wamaze kubivumbura haba hari n'imyitozo bikenewe. Niba ari umuntu utigirira icyizere, niba ari umuntu utinya abantu, niba ari umuntu ufite guilt uhora wicira urubanza, bya bitekerezo ukiga kubihindura. Ukoze imyitozo runaka, ishobora kuba ari iyo kwandika, ishobora kuba ari gukora ikintu runaka, and so bikagenda bikomeza. So iyo niyo approach navuga nkunze gukoresha ni CBT, ariko ku ishami rya kwa twita team CBT, aho ukoresha imyitozo ituruka mu ma tekinike agiye atandukanye, ariko ukareba imyitozo ikora neza kurusha iyindi mu gihe gitoya, ku buryo umuntu ashobora kuza inshuro imwe ikibazo tuvuge cyo kuba ari sad, cyo kuba ahorana agahinda, akaba yamenye strategy yatuma gikemuka ku buryo avaho ngaho uwo munsi yumva yishimye. Yego. Ndabona kameramani cyangwa se my producer ayisagira ikibazo. Reka bite rwose nishimiye yuko ayisagira ikibazo kubera yuko bigiye guhita bihindura uburyo nkora ama video nzandakira ibibazo. Reka turebe niba ubaza baneda muri comment none mbibasomere wenda biza binatworohera cyane. Murakoze Gami. Ikintu kijyanye n'imyumvire cyane n'ibyiyumviro nyaka kimwe cyane bikunze kutugora cyane nyine umujinya nk'ibi ngibi, ariko se kwino system ya SBT cyangwa se nyine CBT wenda ubundi wamaze guha ya tekinike umuntu, muramaze kumusha ya tekinike umuntu, bifata igihe kingana iki no kugira ngo we yumve ko ya healings? Iki ni kibazo cyiza. Ubundi ntabwo ari iyo ndimo ndakora CBT ntabwo mpereza umuntu tekinike ngo akiragenda utahe uzatangira ikoresha. Turaganira nkumva ikibazo nkasobanukirwa, hanyuma tugakora umwitozo ari aho ngaho. Mba nifuza yuko niba umuntu afite ikibazo uwo mwitozo tuwukore, hanyuma abone yuko ukora, ava aho ngaho hari ikintu uhinduye. Akenshi iyo ndimo ndakorana n'umuntu nkunze kumuha nk'urupapuro yuzuzaho uko ari kumva ameze. Agahinda kari nko kuri 90%, umujinya uri nko kuri 90%, iki ni kiranga nkamuha tukinego kuvuga ati reka turebe emotion imwe twibandaho, turebe aho turibuze kuyigeza. Akenshi ikintu cyari kuri 80 turangiza session kiri munsi ya 50. Haba igihe bitewe nuko session yagenze bitagiye munsi ya 50 ikaba ari nka 60, ariko hafi ya buri gihe amarangamutima yagabanutse. Nukuvuga imyitozo ya CBT cyane ya team CBT ni ikintu kiba gishobora kuba cyakora mu isaha cyangwa mu masaha 2 ku practice, kuko uburyo buyumva bita bihinduka ako kanya. Kuri icyo ngicyo ni kinenda no kukubazaho, nize signs noneho nibe bimenyetso bigaragara umuntu ashobora kuvuga ngo wa muntu waje uri ku 90 hafi ijana, noneho kugeragira muri 40-30 nibe bimenyetso bitangiye kugaragara. Ese araseka se, ese yahindura ibyiyumviro se, ese muganira mu yindi mvugo se, bese nibe bimenyetso ku buryo nawo muntu uri kutwumva cyangwa se no kutureba avuga ngo kumbe nimba najyanye ikibazo kimeze gutya, akuri ntangiye kwimva gutya, at least nzanatangiye kumva ibimenyetso by'uko wenda ndi gukira ya ndwara. Yego. Ubundi mu muco wacu ibintu bijyanye no uvuga amarangamutima none ukanayapima ni ibintu mu by'ukuri biba biri hasi. Nk'iyo umuntu aje nkamubaza ati uri kumva umeze ute, aravuga ati ndaho, ntabwo mbizi, ntabwo meze neza, ntabwo nishimye, utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko akenshi nkeneye gutanga umwitozo, akenshi uba wanditse
kugira ngo umusobanurire amarangamutima akunze kubaho, we avuga ati irigira ndarifite. Urugero mbwira nti agahinda urumva kari ku rugero rungana gute, kumva ufite agahinda cyangwa se utishimye uri ku rugero rungana gute, kumva ufite ubwoba cyangwa se hari ikintu utinye nonaha biri ku rugero rungana gute, kumva uri kwicira urubanza, nkagenda musobanurira amarangamutima yose akunze kuba ku bantu. Yego. Kumva wihebye nta cyizere ufite cy'ejo hazaza, kumva ufite umujinya cyangwa se urakaye biri ku rugero kingana gute, akakubwira ati nkurikije ikigero byigeze kujyaho ndumva hari turi nko kuri 80%, ndumva turi nko kuri 90%. Ni ukuvuga ngo ibi ni ibibazo by'amarangamutima asanzwe ariko bishobora kuzamuka bikajya ku rugero rubangamiye umuntu ku rwego rwo hejuru. Akenshi iyo umuntu afite amarangamutima nk'aya ngaya ari hejuru akunze guhoraho, bisobanuye ko ari ikibazo mu by'ukuri kiba kikeneye kuba addressed cyangwa se bakeneye gukemurwa. Hari ugushobora kubabara cyane agahinda kwera umuntu akubwiye ikintu ako kanya ukumva birakubabaje, ariko nyuma y'igihe ugasanga byagabanutse. Ariko hari igihe usanga ari ibintu bikunze kubaho kenshi, ugasanga hari igihe umubaza uti bigera kuri 90 kangahe mu cyumweru, ugasanga ati ni buri gihe. That's a sign, kiba ari ikimenyetso cy'uko mu by'ukuri ari amarangamutima by'ukuri aba ari ku rwego rwo hejuru, atewe n'ikintu runaka, ikibazo gikomeye, maybe mu muryango, maybe mu mibanire n'abandi, maybe ikibazo cy'ubuzima, ariko ukabona by'ukuri ko kwimanaginga bitakunze. Uko byayemeze kose, as long as ikibazo afite kitatewe n'indwara yo mu mutwe afite, hari ukuntu umuntu ashobora kuba afite ikibyimba cyangwa se mu mubiri imisemburo idakora neza, as long as atari ibibazo nyine byo kwa muganga, icyo gihe ushobora gukora umwitozo ku buryo mu isaha nk'amasaha 2 muze kumarana ari buze gutaha ameze neza, nubwo biba bisaba ngo ayi practicing kenshi kugira ngo iyo myitozo zatangire kwikoresha mu buryo automatique, atiriwe guhora arayikora. Yego. Wenda ikibazo cya nyuma kenshi wenda nk'abajene, turacyari abajene, wenda bamwe barimo tureba hano kuri Gami the psychologist kuri YouTube ndetse no kuzindi mbuga nkoranyambaga, dukunze kuvuga nyine ko hari iby'abantu bakuru, hari iby'abasaza. Ubundi ninde ugenewe ubuvuzi? Ese umujene w'imyaka 15, umujene w'imyaka 7, umwana ukiri muto, umusaza w'imyaka 60, 70, dushobora kwisangamo aho ngaho cyangwa umugani ni za ndwara z'abasaza? Okay, nge navuga yuko abantu benshi nakoranye nabo bose babaga bari munsi y'imyaka 50, niko navuga. Actually abari hagati ya 40 na 50 ni bake nimbarwa, abantu 2 3 nigeze kora nabo, ariko abenshi baba bari hagati y'imyaka 12 13 n'imyaka 40. Wow. Yego, hagati ya 10 n'imyaka 40 nibo bantu benshi nakoranye nabo. Nigeze ko ari ukubera yuko ari nabo maybe binyorohera kuba bangana, kubera ko bavuga bati twenda kungana, cyangwa se binavuga turabyumva mu buryo bworoshye. Wasanga wenda iyo mvuga nkoresha ibyongereza byinshi, wenda abantu benshi bati ibyo ntabwo tubyumva, cyangwa se abantu banga kabona ndi umwana bavuga ati wenda ibintu ntabwo yabishobora. Wasanga ariyo mpamvu wenda abantu bakuze cyane bataza. Ariko izi ni strategy zishobora kuba zakora ku muntu wari wese. Umuntu wari wese, ariko hari criteria cyangwa se kugira ngo izi technique zikore, hari ikintu cyo gikenewe. Ikintu cya mbere ni ukuba umuntu afite ubushake buri ku rwego rwo hejuru bwo kubashaka icyo kibazo afite mu by'ukuri gikemuka, ku buryo wamubwira uti ikintu cyose wansaba gukora nagikora, ku buryo nkubwiye nti kora va hano ugende, niba turi hano turi Kigali, va hano ugere iburengerazuba n'amaguru, ntabwo uzongera kubabara, ntabwo uzongera kugira agahinda, ku buryo uwo muntu yabikora. Ntabwo uri kuvuga ngo ni umuti, ariko ni ukugaragaza yuko uwo muntu agomba kuba afite motivation cyangwa se umurava wo icyo kibazo gikemuka, uri ku rwego rwo hejuru ku buryo ikintu icyo cyose wamusaba yagikora. Hanyuma nyuma yaho akaba noneho aba yiteguye no kwiga ibintu bishya. Umubwira ibintu ati ibyo nibyo hanze, ibyo nibyo mu mahanga, kandi ugasanga yamara kubimenya ati bya bintu ntabwo ari nibyo mu mahanga, kuko twese turatekereza, twese tugira agahinda, yego twese dukora ibintu bigiye bitandukanye. So icyo navuga nuko ntabwo ari ibintu by'imyaka runaka, ahubwo ni iby'umuntu ufite icyo ashaka kugeraho, ufite ikibazo kandi icyo ashaka kugeraho. Gusa kenshi
abantu mba numva nkeneye gufasha cyane abantu bavuga bati ikibazo kiraremereye cyane ku buryo ikintu cyari cyose nakora kugira kimuke nagikora cyakunda wenda kako kaje gutya bisanzwe ariko reka nako nkabaze nahe makosa common mistakes abaje kwivuza cyangwa se abakeneye ubwo bufasha bakunze gukora cyane cyane barimo guhabwa ubuvuzi. Ntekereza yuko ari byiza no guhera ku makosa abantu bavura bashobora kuba bakora, kuko ntekereza yuko umuntu yaje kwivuza cyangwa se yaje gushaka ubufasha ntabwo bari we expert, ntabwo bazi ibyo akora. Abantu benshi bari n'ubwambere bagiye kukuvugisha umuntu ku bibazo biri personal. Ntekereza ko amakosa nkunze kubona akunze kuba yakorwa n'aba professional cyangwa se abantu barimo batanga ubufasha ahanini. Kwa kundi n'urugero ushobora kwakira umuntu ugasanga kukubwira ikibazo utangiye ushaka umukemura ibibazo bye byose aho kugira ngo mwempowering, ugasanga ushaka yuko umwigisha buri kantu kose, umwibutsa buri bintu byose, ugasanga ubushobozi bwe urimo uraburengera. Abantu burya twifitemo ubushobozi, buriya iyo ndimo ndakorana n'umuntu nkora ku buryo ibintu byose yashobora ntari buze kubimufasha, kubera yuko aba yaje akenshi abanishyuye n'amafaranga atari makeya, aba yaje akeneye ikintu adasanzwe azi. So akenshi nibanda kumenyi numva yuko hari ikintu gishyashya ndimo ndamuha, sibyo ha mu buryo mutega amatwi ku buryo yumva yuko nta wundi muntu ugize amutega amatwi ku rwego nk'ubwo, kuri strategy ku buryo yumva yuko strategy ndamuha atari kuzisanga ahandi hantu, cyangwa se niyo ari kuzasanga uburyo mufasha kuzikora, uburyo nkora safe space ku buryo biri buze kuba safe space cyangwa se kwisanzura ku buryo biri buze kumworohera. Yego, ntekereza yuko amakosa menshi, amakosa nk'angaya abantu benshi bakunze gukora, cyangwa se ugasanga atanze umwitozo ataragira empathy cyangwa se atarumva ikibazo. Hari umuntu abwira ikibazo ugasanga yihuse gutanga igisubizo. Hari n'abantu baba badakeneye ibisubizo, akeneye ko wumva ikibazo mu by'ukuri, kandi biranagoye no gutanga umwitozo wa nyawo mu by'ukuri ikibazo utaracyumva. Yego, nibyo numva ariko se rishobora kubaho. Cyangwa se ugasanga umuntu ntabwo akora research, ntabwo ahora yiga, kubera yuko amastrategy dukoresha agenda ahindagurika. Ugasanga umuntu arimo aratanga ibintu mu by'ukuri hari ikintu kirenze cyakabaye kuba kiri gukora, ariko ugasanga gutanga ikintu gisanzwe. Nikiza ko amakosa menshi nakorwa n'abantu bagannye umuntu, amakosa menshi akorwa n'umuntu utanga support. Murakoze cyane. Ngiye ubwo abandi bajene bagenzi bacu muri comment bazajya banabaza, noneho tubizane hano cyane cyane wenda kuri socials zacu, yaba Instagram, yaba X, yaba LinkedIn, yaba kuri YouTube. Muri comment ubwo bazajya bandika Gami the psychologist, batange comment ko bifuza byose tuzatubibaza, ubwo bazajya bayibona nyine. Ubwo Gami we ubwo mikoro ni yawe ndanihuruje. Thank you so much. Shakoze ibibazo rwose bitumye nsubiza ibintu ntekereza abantu benshi bashobora kuba bibaza. Ntekereza yuko bazaye baduha n'ibibazo muri comment, no nzatanya kugira na video nkora zishingiye ku bibazo abantu bagiye batubaza. Gusa mbere ko nsoza nababwira yuko dufite program ishobora gufasha abantu kwiga ku managing emotions, ishobora gufasha abantu kwiga gusinzira ndetse mu gihe gitoya, ariko ntabwo ari ubuvuzi. Program ntabwo ari ubuvuzi, nubwo umunsi twavuze ku bijyanye n'ubuvuzi, ariko izi technique z'ubuvuzi nizo twifashisha. Umuntu ukeneye ubuvuzi bwo kwa muganga agomba kujya kubureba ahantu agomba kubureba. Kino ni program iri online yifashisha technique abantu bifasha bavura kujya bakemure ibibazo, ariko ibibazo bitari byo kwa muganga. Kwa kuno nakeneye kumenya uburyo managing emotions, umuntu yasinzira vuba, ku buryo wakira umutwe ukoresheje strategies zikora neza kurusha izindi. Mwe program nibyo tuba turimo twiga. Uhitamo program bitewe ni ubona ukeneye. Ni program yo guhugurwa umuntu umwe kuri umwe. Gami the psychologist nawe online, kandi mu cyumweru kimwe ikibazo kimwe kiba cyakemutse. Kitakemuka ukabuzi neza yuko tugomba gukora ku buryo gikemuka. Nitwa Gami the psychologist, sogeye tubonane ubutaha.